Muraho neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiranye muri aka kanya. Yego ni by'agaciro cyane. Amazina yanjye ni Bonheur Mutoni. Kaze nanone muri cya kiganiro rero cy'imibanire myiza rusange y'abashakanye ndetse n'abitegura kurushinga. Yego uyu munsi rero dufite topic nanone nziza cyane, yego nziza rwose. Tugiye kurebera hamwe impamvu cyangwa se ibintu bituma urukundo rugenda rushira cyangwa se rukonja nk'uko bakunze kubivuga mu miryango myinshi, mu miryango imwe n'imwe. Yego ubundi wenda ntaratangira kuvuga kuri ibyo ngibyo, kuba urukundo rwashize ntago it doesn't necessarily mean ko mugira divorce cyangwa se mutandukana. Hari igihe abantu baba bari kumwe ariko nta byaranze nyine urukundo rwashize, reka mbyite gutyo, bakasigara babanye juste byo kubana gusa ariko nta harmony iri muri uwo muryango, kandi mu by'ukuri ari ibikenewe. Rero tugiye kurebera hamwe ibintu 10 bishobora gutuma nyine abantu bisanga muri situation urukundo rugashira, cyangwa se buri wese uko yafataga mugenzi we cyangwa icyari kibahuje bikagenda bigabanuka. Yego icya mbere rero mvuga aha ngaha ni weak foundation, cyangwa se usanga abantu baragiye kubana bashingiye ku bintu ku mpamvu zitari zo, mbese ku mpamvu zitakagombye guhuza abantu. Yego ugasanga bamwe byabaye nka accident, bisanze muri marriage accidentally kubera wenda wari ukeneye amafaranga, urangije noneho ubona umuntu ushoboye kugusustaininga ibyifuzo byawe byose akagufasha, then birangira mubanye, kandi mu by'ukuri ntago wari umukunze, ntago ari urukundo rwabahuje, ahubwo wagiye kuko wari uri kubona wa muntu ari wari ugufashije ugira ngo ni icyo ukeneye. Yego ikindi ugasanga hari igihe nyine nanone abantu babana kubera iwanyu barimo barakubwira you are 35 and you are still single. Ibyo bintu urumva ari ibiki? None ukahita ufata umuntu ukwegereye cyangwa se muhura akenshi cyane, ukahita ushaka ko mupanga gahunda zo kubana kugira ngo wenda wikure muri icyo kibazo, kandi iyo si impamvu nziza nk'uko twabivuze muri ya episode yacu ya mbere. Sinzi nimba nayita episode, ikiganiro cya mbere nakoze cyerekana nyine ibintu bigufasha guhitamo umuntu. Yego ikindi usanga hari ibintu byateye ubu ngubu, mbere ntibyabagaho, nyine njye n'ubu ngubu ntangiye kubibona. Usanga umukobwa amuvinga mu nzu y'umusore bakundana bakabana, noneho ugasanga umukobwa yaje aje kumusura umunsi wa mbere wa kabiri, azi ko wenda afite kumara icyumweru, aba arasamye aratwita, noneho kuva uwo munsi ntiyigeze asubirayo. Ubwo uwo muryango bukozwe gutyo. Iyo nayo rero ni impamvu, ntabwo ari impamvu nziza, ni impamvu idahagije kuba abantu babana, kuko urumva ko mwabanye kubera icyo kibazo cyari cyabaye, ariko ntago koko byaturutse kuba mwabitekerejeho. Ubundi umwanzuro mwiza akenshi ni umwanzuro umuntu afata ari soba, utishimye, utababaye, mbese uri muri neutral zone, reka mbyite gutyo, umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite. Aho ngaho nibwo umuntu afata imyanzuro mizima. Yego nuko rero iyi weak foundation usanga abantu iyo babishingiyeho, akenshi iyo mugeze mu rugo mwarashingiye kuri bino bintu tuvuze, usanga akenshi nyine bitagenda neza, kuko icyubaka urugo ni urukundo, ntago ari ibingibi twavuze hano. Icya kabiri cyica urugo cyangwa se gituma rwa rukundo rugenda rushira, urugo rukaba rurapfuye, ni ikintu twita assumptions, gukeka, nk'uko twabivuze muri topic y'ubushize ya communication. Gukeka ibintu, unspoken expectations, ibintu wowe uteze muri mugenzi wawe ariko atazi, ibyo wifuza ko yagukorera, ibintu wenda watekerezaga ukiri single ukumva nibyo ushaka ariko ntiwigeze ubibwira spouse wawe, umubwira ati ngewe nifuza ko ibintu bizajya bigenda gutya. Noneho rero kuko bitakozwe uko ubishaka, ugasanga nyine mbese muri wowe bigiye bikwaffecta ku buryo utangira kumva ko umuntu atakigukunze, noneho nawe ukaba reacting the same. Kandi buriya
nubwo abantu baba babanye ariko ntago basangiye umutwe umwe, musangiye ibintu byose ariko ntago umutwe ari umwe batekererezamo. Rero nuke expecting ko ikintu ufite muri wowe partner wawe ari bugusome mu mutwe akamenya icyo wifuza. Oya, ahubwo it's up to you kubivuga, ukavuga icyo wifuza ndetse n'icyo mutegerejemo, yego, kugira ngo amenye icyo nyine mugomba gukora. Icya gatatu gituma urukundo rushira mu rugo cyangwa se urugo rugashira, reka mbyite gutyo, rugasenyuka. Nubwo gusenyuka ntumwumve ko wenda ari ukuba abantu batandukanye nkuko nabivuze bakoze divorce nkuko tubizi. Hari igihe ariko nyine usanga abantu babanye ariko kabisa urugo rwarapfuye babanye gusa byo kubana juste. Icya gatatu rero navuga ni usanga nta growth ihari, usanga urugo rudakura. Abantu baraho uko ibintu byahoze mu myaka 3 ishize n'ubu ngubu niko bimeze. Ese koko niko bigomba kumera? Ntabwo ariko bigomba kumera. Ni ukuvuga ngo ugomba kwinvestinga mu gutuma rwa rukundo rwanyu rukomeza kuba rwiza, kuba rushyashya uko bwije nuko bukeye, nkuko mwana bikoze mbere mutarabana, kuko nibyo nyine byiza, nibyo buri wese bategerezwa gukora kugira ngo agire umuryango mwiza. Usanga kenshi ducomplaininga imiryango ngo yagize ikibazo, ariko mu by'ukuri ari twe tutitaye ku bintu. Usanga ushyira imbaraga nyinshi mu kudatinga, ugashyira imbaraga nyinshi muri engagement, ugashyira imbaraga nyinshi mu gutegura big wedding, ariko ntushyire noneho imbaraga cyageze wamaze kugera mu rugo kugira ngo nanone urugo rukomeze rukure. Kandi uko twabivuze, urugo kimwe n'indi mishinga yose rugomba gukura buri munsi, yego, rugomba gukura kugira ngo mwese rubaryohere mwebwe mu rurimo, yego. Icya kane navuga ni betrayal cyangwa guhemukira mugenzi wawe. Ushobora kumuhemukira wenda wamuciye inyuma cyangwa se ukamuhemukira mu bundi buryo, ariko ukuvuga ngo mu Cyongereza baravuga ngo when trust is broken, love is compromised. Ubwo wenda murabyumva. Ni ukuvuga ngo iyo icyizere umuntu yaragufitiye cyavuyeho cyangwa se wakishe, urumva ko nyine haba hinjemo ikibazo. Ntago expecting umuntu kugukunda mu buryo bumwe cyangwa se kukwiyumvamo mu buryo bumwe kuko yarasanzwe abikora utaramuhemukira, kuko deja winjijemo akantu gatuma atakwizera. Rero kuko atari kukwizera nawe ariretira, hari ibintu bimwe adakora kuko ntago ari safe, wamweretse ko atari safe nyine kuba ari kumwe nawe muri icyo gihe, yego. Icya gatanu navuga nacyo cyica urukundo mu miryango myinshi ni third parties, cyangwa kwinjiza abandi bantu ku ruhande ngo bazadukemurire ibibazo. Noneho ugasanga ikintu gitangaje, ujya gushaka inama ku muntu urugo rwananiye, umuntu wabaye mu rugo imyaka 2 cyangwa 3 rukaba ruramunaniye. Yego, simvuze ko wenda umuntu adashobora kuba afite amakuru mazima, reka mbyite gutyo, ariko kandi nanone se kuki ushaka mbese gufata bya bindi uriya muntu ari kukubwira ngo ari byo ushingiraho? Aho ngaho ntago bishoboka. Ni ukuvuga ngo iyo abantu binjiye mu rugo baba bagiye kwiga rero nibyo bizana gukura, yego. Ugomba gutrustinga process nko mu Cyongereza bivuga, kuko nuko ahita ushaka ko ibintu byihuta bikagera kuri iriya level, kuko iyo watekereje gutyo nibyo bituma utangira kuza gukusanya ibitekerezo byahanaha, ugasanga ibyo bitekerezo biranagusenyeye. Batangiye kuguha views zitari zo ku muntu wawe, ku mukunzi wawe, utangiye kubona ibintu mu yindi side nyine kandi utakagombye kuba wabibonyemo, yego. Bigatuma utangira kuzana comparison, ugatangira kugereranya umufasha wawe cyangwa umutware wawe n'uriya muntu, kandi ntabwo bishoboka. Umuntu wese ari unique, afite uburyo aremye, afite uburyo akozemo, akoramo n'ibintu bye mu buryo bwihariye. Rero ntabwo ugomba expectinga ko umuntu agomba gukora ibintu nk'uriya wakugiriye inama, yego. Ahubwo ibyiza nuko abantu bicara nk'umuryango mugakemura ikibazo cyaje, cyangwa se mugasharinga ibyo mwumva kugira ngo mwinjizemo abantu noneho basi nimba mwanafashe n'umwanzuro wo kujya kugisha inama, ajya kugisha inama abantu babishinzwe nyine, aba counselors b'imiryango. Reka kujya kugisha inama umugore muturanye cyangwa umugabo muturanye, kuko akenshi usanga nyine hari igihe gufasha, ariko hari n'abandi nanone babigenje gutyo ingo zirasenyuka, yego. Icya gatandatu navuga aha ngaha ni umujinya. Ikintu gituma urukundo rushira ni umujinya. Buriya mushobora kwibata se umujinya gute? Buriya iyo ufite igice kinini cyo kurakara cyane, uba ufite
akenshi usanga harimo n'ikintu cya pride, mbese ukumva ko wowe ibintu perspective ubibonamo ariko na mugenzi wawe agomba kubibona. Noneho rero kuko mwese mwabibonye muri views zitandukanye bigatuma umurakarira, ntutekereze neza ugafata imyanzuro iri stupid, very stupid, kuko umuntu iyo yarakaye akenshi, iyo urakaye cyane uba watandukanye n'ubwenge. Reka mbivuge gutya kuko hari umuntu ukunda kumbwira ngo umujinya ni mubi, ngibaze ngo ukuntu umuntu arakara ngo yarangiza agafata nk'igikombe agahita akubita muri televiziyo ikameneka. Uwo muntu muri ako kanya nyine urumva ko aba yatandukanye n'ubwenge kabisa, ntabwo aba arimo arareba. Kandi wa muntu iyo amaze kwicara avuga ati ese ubu ngubu ni ukuntu agomba kubigenza. Urumva rero umujinya ni ikintu gituma nanone urukundo rushira, kuko akenshi iyo warakaye wumva ko ibyawe ari byo bizima, ari byo byakagombye kuba byakozwe. Rero nturebe kuri side ya mugenzi wawe. Icya karindwi navuga gituma urukundo rushira mu miryango myinshi ni kutababarirana, kubura imbabazi muri wowe kabisa, ukaba nyine udashoboye kubabarira umuntu wawe. Ni ukuvuga ngo as much as umuntu aba agomba kuba responsible n'ibikorwa bye, agomba kuba umwizerwa, ariko kandi nanone hari igihe abantu bisanga mu bihe bitandukanye, reka mvuge gutya. Rero ni inshingano zawe kubabarira wa muntu, mu gihe koko wa muntu yaje agaca bugufi akakwereka ibintu uko yabikoze, akabyemera, akakwereka n'icyabimuteye, kandi akakwemerera, akagusezeranya ko ibyo bintu adateganya kubisubiramo. Ni ukuri byari bidukwiriye nk'abantu bari mu miryango kandi bakeneye kugira umuryango muzima kubabarirana. Ndetse nk'abakristo, ndareka ngende umukristo, rero nk'abakristo byari bidukwiriye ko tugomba kubabarirana. Bajya bavuga ngo marriage ni union ngo ya two forgivers. Ni okay, sinzi ko nabivuga ariko ubwo murabyumvisha. Bajya bavuga ngo marriage is the union of two forgivers. Ni ukuvuga ngo rero ni ingenzi, ni ikintu kiri ngombwa mu muryango ko ugomba kwiga kubabarira umuntu. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akoze ikosa ntago aba ari we nyine, ntago ikosa umugabo wawe yakoze cyangwa umugore wawe yakoze riba rigomba kumudefinisa. Ni ikosa ryaje arikora, ariko ntago ari rya kosa yakoze. Urabona, ni byatewe n'ikintu runaka. Rero niyo mpamvu biba bigomba kutworohera kubabarirana cyane, kugira ngo nyine dukomeze tugire iyo miryango myiza duhora twifuza. Icya munani navuga ni lack of flexibility. Okay, wenda reka nkoresha inoteri bagiye bavuganya n'abantu babwira abandi ngo oroha. Kutoroha, reka mbyite gutyo, mbese kutaba flexible. Kandi ntago, ni ukuvuga ngo marriage kimwe n'ibindi bintu byose n'ahandi hantu ushobora kwisanga bizaba successful kubera ko washoboye kwiadaptinga kuri hantu uri, cyangwa se no muri marriage wa muntu muri kumwe. Ntabwo ibintu byose bishobora kuba about you, ibintu byose ngo bigende uko ubishaka, uko ubyumva, kandi muzi ko mwaje gukora umuryango muri abantu babiri bahuye bafite ibitekerezo bitandukanye. Ahubwo icyo dukora ni iki: turiga, ukanigisha mugenzi wawe, kandi ukaba mwese ku mpande zombi mukaba muzi ko mwemeye nyine kwiga, ukagira uwo mutima wo kwiga no guca bugufi, ukumva icyo mugenzi wawe akubwiye, ikibi ukakireka, nawe ukamutoza icyiza ufite. Ibyo ngibyo nibwo nyine biduha umusaruro, kubera ko akenshi usanga nanone twabyita nka selfishness, kuko ntago wumva ko nimba wenda warakuze ubona ibintu bigenda gutya no mu muryango wawe ariko bizagenda. Ahubwo hari igihe biba ngombwa ko mubihindura bitewe n'uko mwe murimo murabona ibintu ukuntu mwumva ibintu, kugira ngo nibyo bikora mu muryango wanyu. Rero ni ngombwa kumenya ikigukorera, reka mbyite gutyo. Flexibility, ukumva umuntu wawe kabisa, yego, ni ingenzi. Icya cyenda rero none gituma urukundo rushira mu miryango myinshi, ugasanga umuryango usa n'uwapfuye, ni irresponsibility. Umuntu kutamenya inshingano ze ngo ahagarare muri icyo kibanza, ukirengagiza ibintu, ukirengagiza nyine inshingano zawe yakagombye gukora, noneho bigatuma uremerera wa wundi muri kumwe wa partner wawe. Ibyo ngibyo rero bigatuma nawe rwa rukundo rushira.
okay, as much as urukundo ari umwanzuro ariko kandi nanone ni umwanzuro nanone urimo igice kinini cy'ibyiyumviro cy'amahitamo. Rero ugomba guha agaciro to validate your partner's emotions kugira ngo yego nibwo bigenda neza kandi nawe nyine ukamenya nimba kuko ari wowe ushinzwe gukora iki gikore nibwo nawe uriya nawe azakora igice cye, kuko nutangira kugira gutyo uzaba urimo urazana umuzi mubi noneho bitume urukundo rushira mu muryango wanyu mubeho ariko nta rukundo. Reka mbivuge gutyo ko turi kuvuga ibintu bituma nyine usanga urukundo rwarashize cyangwa se rwarakonje mu miryango myinshi. Yego, icya 10 rero nacyo cya nyuma ni abuse, ni guhohotera cyangwa guhohoterwa. Yego, abuse ni nkuko twabibonye, hari abuse ishobora kuba verbal, ishobora kuba physical, ishobora kuba emotional, financial, mu buryo butandukanye, ariko ni ukuvuga ngo there is no room for abuse in love. Sibyo, nta cyumba kabisa, nta mwanya wo guhohotera baho mu rukundo. Hari umuntu uza akavuga ngo as much as I love her, cyangwa numvisha namukubita kubera ibintu yakoze. Oya, ntago making a sense. Ugomba kwihanganira umuntu ariko twabivuze ukamubabarira ukirinda umujinya, kuko iyo uzanyemo ibyo guhohotera aho ngaho iyo ni impamvu ikomeye ishobora no gutuma noneho no kuvuga ngo urukundo ngo rurakonja rudakonja, ahubwo noneho urugo rugashira mugaseparatinga, kubera ko nta muntu ugomba kwambura ubuzima n'Imana ibutanga nayo igomba kubusubirana. Cyangwa ugasanga wenda iyo ni physical, ugasanga hari verbal abuse, ugasanga wirirwa wita umuntu amazina mabi, uratuka umuntu, uramuhinda ishusho adafite, uramugihindura uwatari, noneho umuntu akababara akarira, ukamubangamira aho ngaho ukoze ibintu bibiri. ubu mwabyuzinze mu buryo bw'amagambo, ariko kandi na emotions zize, ni ukuvuga ngo nizuba watagetinze uwo muntu ukamwonona. Ese uwo muntu wagize gutyo koko rwa rukundo kwa kundi yiyumvaga ari kumwe nawe niko bizaguma kumera, ntago ariko bizakomeza kumera. Yego, ni ukuvuga ngo rero izi ni points 10 nabashije kulistinga hano, ariko kandi nawe ukurikirana kino kiganiro ufite izindi ufite izindi utekereza. Rero ni nkuko mpora mbivuga, ni byiza kuzisharinga, cyangwa se utazisharinga wenda hano, ariko nta kibazo ukanabasha kubiganira n'abandi, tugakomeza tukubaka societe nziza. Kuko urabona wenda reka tuvuge gutyo, turi muri bino bihe ibintu byinshi bigenda bigora, kandi akenshi usanga abantu bica ibintu atari uko batabizi, usigaye usanga umuntu yica ikintu akizi. Rero ni ikibazo gikomeye cyane, kuko nkuko uvuga ngo usanze hari umuryango ngo umugabo n'umugore barabanye ariko nta rukundo rugihaba. Ese abo bantu babanye kubera iki? Uwo muryango ngo ntibashize. No kuvuga ngo Imana i-designing umuryango, marriage y'umugabo n'umugore, purpose rero kugira ngo abantu babeho bishimye, habeho harmony, habeho kuzuzanya, habeho kumvikana. Urabona rero iyo turimo turakora bino bintu byose tumaze kuvuga, tuba turimo turabagarira ikintu kibi, kandi buriya akantu kose gatangira ari gato, ukagira ngo kuba utamubabariye kuba wenda yakoze iki uzashobora kubabarira igikomeye. Oya, reka twirinde, ntukarakazwe n'akantu gato ukavuga ngo wenda ngo iki kirarakaje ariko ikindi yakora kitarakaje. Ni ngombwa ngo witoze guhinduka koko kubwa mugenzi wawe, ya flexibility twavuze. It's not about you, no ntago ibintu bikiri kubwawe. Nimba rero nyavuga ntago ukiri wawe ngo wigenge muri marriage, nimba uzi ko kino kintu utagikoraga kuko utagikunda, ariko rero mu gihe ugeze muri ugasanga umukunzi wawe agikunda, gikore, kubera ko ni mu gihe ariko we abyumva, kandi nawe uri kubona ukabona nta utagikoze ari selfishness yawe, ntacyo byangije. Rero ugasanga ni bibi. Ni byiza ko duhinduka kugira ngo nyine tubashe kugira imiryango mizima, umuryango ukure, umuryango ugomba gukura kabisa. Biriya bintu byo gufata umuryango ugakomeza ukaba kuri ntuzi imwe, kuri level imwe, umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, ntago ari byo. Umuryango ugomba gukura despite ibintu byose bibubamo challenges biki, ariko nibyo bigize umuryango kandi nibyo bituma namwe muba beza. Yego, murakoze rero kubana nanjye muri kiganiro. Zizari point 10 zituma z'ibintu bishobora gutuma urukundo rwanyu rushira.
cyangwa se rugakonja mu muryango. Yego, murakoze rero kuzumva, kandi wowe urebeye kino kiganiro ushaka kugisangiza bagenzi bawe kugira ngo turusheho kwiga, dukomeze kugira ya miryango myiza duhora twifuza. Yego rero mukomeze kugira amahoro y'Imana, akomeze kubana namwe, muri kumwe nanjye Bonheur Umutoni. Murakoze.